none se oya nta kibazo reka nkubaza niba ari urongorwa reka mbyemere weho mugabo aravunika impamvu avunika urajya iyo bikoze ntimusoze cyase ukamupfubiriza icyo gihe aba barakurusha wowe weho ushobora kugenda ukajya hirya ukareba ukuntu wigenza bikarangira ariko we nta kintu yakora. The Unity TV. Together we can change the world. Nyita The Unity cyangwa nyite Professor Mbata Baby Face maso y'inyana nyangamugo ryahamye made in Rwanda. Ndi kumwe na n'umukobwa hano mwiza cyane. Mureba kuri screen zacu. None turi ahantu hitwa HQ. HQ ni hano Kicukiro Centre umanuka hepfo ya Eglise Gloria Temple utambikaho gatoya uvuye aho baparika pariko duherix wegera imbere gatoya tubona icyapa cya Umusore kimeze neza cyane ukinjiramo na ahantu heza cyane waraza kugeramo hano ku mashusho ameze neza cyane ushaka rero kurya sho ntuzabyibagirwe ntuzabura ubwenge cyane cyane ikindi nzi nuko muri weekend haba hameze neza cyane muri weekend ushaka kurya weekend yawe rero ntuzabure muri HQ ibintu bikagenda neza cyane umeze fresh umukobwa mwiza kabisa yakoze cyane ariko uri managinga gute ko umukobwa mwiza n'abasore b'indaya bari hanze aha oya nta bintu birenze muresha usibye kwiyubaha biraho ngaho gusa Gusa shawe yubaha gute abasore bo muri ino minsi ko batiyubaha wowe yubaha gute bikabishobora nyine ndirinda nkabishobora unsabye wenda ko mpura nawe ndamwirengagiza cyase umaze kwima nk'abasore bangaye nka 5 ubwo n'ubanga abandi nka 300 bose bagusabye warabahaye oya bose nanga ariko nabahaye wenda nka 2 Ziko n'abandi bantu isi bazetsanga bahise bumirwa niba biri bonyine wahaye nibo nahaye cyangwa nibo bahaye kumva ko nyina aricyo bakoze n'abandi barazaga bagapfubye bakigenda nibo nahaye bo mu cyumweru abasore bashaka kugusaba ku bintu ni nk'abangaye ugereranyije ni nk'icumi 10 bagusaba ko numva abasore babaye mungira basaba bara muri ese mbwira nko kugira ngo umusore azagusabe uvuge ati kabisa ebana yiwe ndamuha aba yagusabye ati nyine yibonye yibashye cyambere no bwumvikana ngo nyine arabitsa abankumva ko mwishimiye ntamwishimiye nago nabyemera ariko mwishimiye namuha ntacyo mwishimiye nyine bisaba gutenye ko ujya mwishimiye nyine urugero ushobora kuza utari boga ntakwishimiye nago nakwemera ariko nyine uri mu rugero utari inzobe uri imibiri yombi soke nagukunda nawe utari inzobe abasore inzobe ntago mbakunda kubera iki ntago bameze neza kireka abasore imibiri yombi abibikara nabo ntago bakunda oya imibiri yombi mu rugero ariko mbwira telefone imwe nk'ebyiri waba uzi ku basore b'inzobe mutabakunda icyambere barirya ikindi nyine bariyemera byatara aha bumva nyine ari abantu barenze kurusha abandi ese niba barenze kuko ari inzobe ntago baba barenze ahubwo umuntu urenze ni wandi w'imibiri yombi kugira ngo umusore abarenze nuko abashoboye iki icyambere abafite amafaranga ikindi yiyubaha ibintu nk'ibyo azi no gukora okay nta kibazo nyine kumenya umuntu bizi neza biragoye harya watubuye ko amazina yawe witwa Diana mbwiza kuri turimo turiganira bisanzwe ni ibintu byoroheje ngira umusore byibuze ushaka kuba yaragupfubije abantu kahavura akayikabizwa bati umuginga na nimero nka kavuye isibye ni umusore wansanze mu kazi twarasangiye turatemberana turajyana nyine tugeze mu rugo aransaba nyine ndamuha akuye yabikoze nyine ku buryo nishimiye tishimiye amasoko n'ahangaye ni nk'iminota nk'ibiri kandi ibyo icyo ntabwo ari byo ese washakaga gukora nk'inga niba basi nk'iminota nka 30 cyangwa 15 iminota 2 yonyine biri wawe ubwo nahise numva nzinutswe rwose ubwo niyo yahamagara sinanamwita
iyo muhuriye nko mu muhanda ari kugenda mpita nshaka izindi nzira ncamo ku buryo ntaza no kumureba kuburyo utamubona kuki udashaka kumubona se kubera ko yaranyangije icyo gihe ntabwo yangije ku byishimo nashakaga nyine ubwo urumva ko yambabaje yakubabaje numva wowe washakaga kupita wenda nk'agasaha nawe ukarya sho yego nyine nkumva ko meze neza nawe ameze neza ubwo nyine ikigaragara ntabwo abizi fresh ntabwo abyumva mbese kugira ngo wemere ko umukobwa yabyumva nyine ababigenje ate nyine ko bakunda bati kapisa umukobwa nyine arabanza kudutegura bikavaho mukagera mu mwanya wabyo umwanya ukavaho bigakorwa ko nyine wa muntu uzanga iminota 2 iminota 3 ntabwo wari wajya guhanga umusore ugasanga afite akantu kamwe nk'akabana kameze nk'abana hoyi yari afite nyine akameze neza ariko ntabwo yari abizi ntabwo yari azi kuyakoresha rero nyine ashobora kuzabanza akajya nko kwivuza kuko ahuye n'abakobwa barenze 2 nta wundi muntu yazahura nawe ngo amwemere nk'ubu kubera ko muzi agarutse hano nshobora kuba nari kumwe na mugenzi wanjye nkahita muraburiza nkaba ko nyine nubwo muri kumwe nta kintu ari bugufasha usibye kwangiza ubuzima bwawe gusa akakubabaza byonyine ariko se ko mukunda kuvuga ngo tuba twangije ubuzima bwanyu tukabababaza buriya ari igiki cyangirika urugero nyine wishimiye umuntu urumva nyine ushaka ko mubikora ntimubikoze aho ngaho nyine ubabaye cyane usigara nyine wumva umeze ute wowe mu buzima oye ushobora kumva nyine uta nyine mu mutwe wawe nyine ntabwo uri tayari kuko uba witeguye ikintu ntikibe ugasanga nyine ntabwo kibaye mu mubiri bwo wumva bimeze bite uba wahindutse ntabwo uri mu buzima busanzwe uba wumva uri ahandi hantu ese ntiwafata nk'ibasi y'amazi ukicaramo oye wakicaramo se bigashira ntabwo byashira ntabwo byashira ahubwo icyo gihe bishira ari uko bibaye rero umuntu nk'uwo yabigenje gutyo nyine aba akubabaje uburyo utakongera no kumutekereza rero se nk'ubu ngubu iyo ugize gutya wenda tuvuge n'urugero wigeze ukundana n'umusore ukaba ati hari umusore mukundana ukaba ati ahangaha nzahagwa tu wari wamugira yego ubwo bameze ate nyine ngemba nibyo nakubwiye umusore unshimishije nyine ku rwego rwanjye umusore utabyibushye cyane uringaniye uri mu rugero utari n'inzobe ngo rwose uzi no kwamurira kubera kuri igikara we ntabwo nakwemera kereka ubwo ngubwo ugiye bakagutukuzaho gakeya ukaza mu rugero nk'urw'abandi nyine ndimo kubwira nagukunda abasore b'ibikara ngo baba kabukira inyoni cyane oya weho ntabwo nabyemera kubera ko uri igikara cyane kereka nyine werurutsemo gakeya ubwo nagukunda nyine tubwire nk'uwakunze uwo mwakundanye mugakundana igihe kinini ufite ari uwo mukundana igihe kinini ukavuga ati uwo nakundanye nawe umwaka n'amezi 2 nyine yari kuri urwo rwego nshaka akubita amasaha 2 ariko nubwo ubu turacyakunda nibwo cyagera ukamuha umusanganye n'undi mukobwa mugenzi wawe uwo mukobwa ni wawe ufite ibibazo uwo musore nta kibazo namubaza cyane cyane ari bakuru uwo mukobwa nkamenya impamvu yaje aho ngaho twanaharwanira ahubwo kandi umusore ari wamuhamagaye oya nese aguhamagaye wenda ukanga kujyayo ubizi neza ntago nyine umusore abakundana n'abakobwa benshi n'urugero ariko hari abakunda kurusha abandi ubwo rero icyo gihe gusanze ntago twakirana ubwo nyine twakizwa n'abandi bantu ariko se hari icyo nibaza abakobwa kuki mwumva ko we n'umusore mushaka kugira gutya mugaciringa akarya wowe wenyine ariko hano wahura n'undi musore muhuje karite nka za zindi wiyumvamo ukaba mwatahana mukaryana ukumva we nta kibazo ukumva we yakoresha wowe gusa ariko wowe ukajya ahandi biba biterwa n'iki nyine biterwa amarangamutima y'abantu aratandukanye ariko nyine urwego ukundamo umuntu uba wumva nyine nta wundi muntu wamubonana nawe wumva udashaka undi muntu yego ahora ari nyine ari uwanjye gusa nta wundi muntu tumufatanye ariko wowe ujya ahandi oya njye ntabwo najya ahandi none se nkabwira iyo urebye ukabona abasore b'iyi minsi
abasore bino minsi n'abakobwa ni bande ubona bafite uburaya bwinshi kurusha abandi? Uburaya bwinshi mbona bafite abasore cyane, kubera ko icyambere kuna n'umuntu yenda avuye Cyangugu ugeze i Kigali, twana undi w'Icyangugu yarabaye mu tugera mu bakobwa b'i Kigali nyine bisiga bameze neza bafite amafaranga, ugahita birengagiza wundi wasize mu cyaro. Rero urebye cyane 80% abasore nibo baba ari indaya cyane, abakobwa nanga bari indaya cyane. Ababikora cyane buri bona abasore? Yego. Sure. Nose reka nkwereke n'urugero abakobwa mukunda gushinja abasore ko bakunda abakobwa bafite amafaranga basa neza. Ubona bya biterwa n'iki? Ikintu nyine kibitera urugero. Umusore kujya ku n'umukobwa ufite amafaranga menshi abagira nyine wenda atazamubwira ngo sheri nsigira amafaranga yo guhaha, atahora mutesha umutwe muri ibyo ngibyo. Ahanini nyine nicyo kintu mugenderaho cyane, gukunda abakobwa bafite amafaranga. Nta mpamvu ushaka ibintu bibasteresa ngo nshaka iki ku munyu washize. Umugabo wakwemera umuntu uzi gustressa? None se umugabo nicyo bivuze? Umugabo nyine ugomba bya kera nk'ubu se ushaka kundeba gutyo ukambonamo umugabo? None se kuba umugabo nanjye yo nibyerebye muri miruwari mbona ndi ikintu cy'ikibwa kiraho. Kubera iki se? Ubwo urumva nyitubuje nyine yuba igitsina gabo niyo mpamvu bawe y'umugore n'umugabo. Umugabo agomba kuvunikira urugo iteka ryose, ntago umugore ari waremeye kuvunikira urugo. Erega impamvu umugore ugomba kuvunikira urugo, umugore ni urongorwa akarangiza. None se nta kibazo reka nkubaze, niba ari urongorwa reka mbyemere. Weho mugabo aravunika, impamvu avunika urajya iyo bikoze ntimusoze cyangwa se ukamupfubiriza, icyo gihe aba barakurusha wowe. Weho ushobora kugenda ukajya hirya ukareba ukuntu wigenza bikarangira, ariko we nta kintu yakora. Urumva ko niba ukeneye bya bintu cyane kurusha umugabo rero? Mwese muba mubikeneye, ahubwo urwego mubikeneyeho rero. Mwese mugomba kurirwa muri urwego rumwe mugasoreza rimwe, cyangwa se aho kugira ngo mupfubirize weho ugakora ibishoboka byose ukamunezeza nyine akarangiza mbere yawe. Nibyo byiza kurusha aho kugira umusiga wabaye, ahubwo we wababara. Nose mu gihe umugabo yakoze bya bindi akakurungura ukarangiza bya bindi ushaka, ubwo bindi bumukeneyeho bindi biri inyuma y'ibyo n'ibindi. Nose ntabwo ubikeneye kurya, ugomba kurya. Bakugaburiye se kuki wavuye iwanyu ukamushaka? Rero nawe ukirarira ufite amaboko ukayishakisha uko uri burya. Niyo mpamvu ugomba nyine guhahira urugo. Ntabwo umugore nyine akwiriye kujya gushaka amafaranga yigaburiye kandi afite umugabo. Ubu se wowe wagiye mu kazi? Ndi mu kazi hano kugira ngo umwana wanjye azamuke, nawe ndi kugira ngo nzamure umugabo. Ikigaragara cy'abagore muri kunda cyane. Ntabwo twikunda. Numva wowe uri kwita ku mwana wawe, umuntu uzaguha bya byishimo runaka. Umugabo ngo nzashaka ngo ngomba kumukiza, ahubwo umugabo uzanshaka agomba kunyiza. Umuntu uzaguha bya byishimo byawe byose ukeneye niwe ugomba kuvunika. Niwe ugomba kuvunika kugira nyine tube turi kumwe, anshimishe, ampahire ibintu nk'ibyo. Aho ngaho ntihaba harimo gukunda ibyiza mukennye. Rero dukunda ibyiza dukennye. Erega nyine urebye 80%. Umugabo nyine izina umugabo nawe uri kuryumva, ntago bavuze ngo umugore n'umugabo, bavuze umugore n'umugabo. Umugabo agomba kuba ari wa muntu ikiyeda akagikora, nkabona amavuta yo kwisiga nkisukisha, akansohokana bakama agacupa nkanywa kaburusheti, ibintu nk'ibyo. Wabona yawe nge ntago namusohoka, ayawe wayabona ukajya gushaka umwenda w'umwana gusa wenda sonikira nta kindi. Se uvuga iki ku bijyanye n'abagore baba mu ngo ugasanga yagiye gushaka abapfubuzi kandi abana n'umugabo? Impamvu agenda nuko uwo mugabo nyine nta kintu abamumariye, ntago amushimisha kandi yamuhahiye. Kumuhahira ntago kumuhahira kuko abavuye waba arya n'ubundi ajya gushaka umugabo kugira nyine hari ibindi byishimo ababyeyi batamuha. Ibyo byishimo ababyeyi batamuha nibyo bakeneye ku mugabo. Iyo agezeyo rero akabibura, niyo mpamvu ahita ajya gushaka abandi bari bubimuhe uko abishaka. Ariko twaragoye ngaho umva ibintu umuntu abazwa guha umuntu ibintu neza, bazwa kumuhahira kuko mwajya no kwaka gatanya, bibaye ngombwa agashaka wa wundi uzi kubikora ku rwego ashaka. Ubwo se umuntu aramutse ari gushyira nawe ukirwariza ukabyikora? Ntabwo nabyemera, ahubwo ngo yahita ava mu buzima bwawe ko nta kintu yaba amariye.
Uvuga ngo ubu hakabaye habaho amashuri yo kwigisha abantu gukora ibyo bintu kugira ngo mukunde hari n'abantu babivura nyine hari ibigo by'ubuvuzi bibishinzwe ushobora kumva utameze neza cyangwa utabishoboye uragenda bakaguha imiti ariko ukabasha kubaka urugo rwawe neza ukageza umugore wawe kubyishima shaho aho kugira nyine ajya ahora agenda ajye gushaka abandi icyo kintu ugomba gukora umuntu witwa Metero Nzovu buriya ntimwakundana baba yo Metero Nzovu babona ko ari nk'umwana kuri njye Metero Nzovu nta nubwo yananjyeho rwose nubwo yanagushyikiye sugura mwagendana mu muhanda nyine kujyaho ntago nabyemera uriya ntago yabishobora rwose none muraba ari nko mu bana na mwana mu bana nta nubwo yanzera umugabo reka rwose ko ari gishaka gusanga kwa kunde hano byanze byarakuze bimanuka oya ntago bibaho ntago bishoboka rwose umukameramani wanjye witwa Dani mwakundana akwekere kare byano nkamureba neza ndabona ari kureba muri kamera gusa aka kubera ko ndabona yaje yambaye silipa sinzi niba ari bwo buzima bwe ako naba arimo inzobe ikeye cyane kandi akubwiye ko nakunda abasore b'inzobe tereka ari mu ntago namukunda kameramani abasore b'inzobe barangiye oya barirye nicyo kintu mbangira wasanga batanashobora kubikora reka da okay noneho bwira nk'umusore waba wagukunze ibyo asabwa kuba afite ikintu cyambere abasaba kuba ari kuri rwa rwego nakubwiye afite amafaranga cyo nyine akakima ngo twakunda azi neza kubikora kuko aba yatabizi ntago namukunda ushobora kuba afite amafaranga ariko birabindi atazi kubikora byaramunaniye byaramucanze nta kintu mwavugana reka none se ubwo wowe nkawe ikintu wumva nubona uwo muntu wujuje ibyo byose ikintu urumva we azaba aguhe gift ko ni mwiza afite amafaranga azi no kubikora wowe uzabuzanye iki wowe uzazana iki nta kintu ngenzaza kuko nta gift azaba nyine azaba nyine nawe mukeneye sibyo ako si gift ntabwo azaba gukora ibintu kuko aba ari gift azaba gukora ibintu bikugora utashobora kwikora guteze ntago byangora wowe none uzamuha iki oya njye nta kintu nzamuha bibaho nta kintu nzamuha njye azaba nshaka nanjye mushaka sibyo twese tuzaba dukeneranye rero njye nta kintu ngomba kuzana kugira ngo akunde nyine ankunde ahubwo we agomba gukora iyo bwabaga nkishima nizo nshingano nyine asabwa yo gushimisha yego ariko twaragowe niyo yayo oya mugomba kurwora na Bibiliya yarabivuze ngo ya mugabo rwose uzayurya wishyura kuye kurya n'abavuze ntabwo ari ukurya ibiryo gushimisha umugore wawe ugakora iyo bwabaga nyine akanezera baba bari mu ngo ibyo byishimo batabibona kandi bakakomeza bakahaguma nyine ikintu mbavugaho usibye kuba bihangana naho ubundi bakaye barazivuyemo gusa nyine njyewe inama nabagira kujya baca ku ruhande gakeya nyine igihe umugabo adahari kagenda akareba igisore cy'ingagara aho hirya kikamusoreza kikabikora neza agataha kuko yaba yarapfiriye mu rugo abasore nabo ko babishyuza oya ntabwo bishyuza kandi niyo yakwishyuza wamwishyura kugira ngo ugere ku byishimo ushaka nta gasore ushaka kubona nawe ukaba watakanga nanjye ngiye kuyaga nanjye ngesho ari bungeze ku rwego nshaka namwishyura ngewe buriya namurengeza nk'icumi sindaheza abakobwa zaba zigura makeya wangu none se uzabakobwa zigura rega indaha z'abahungu bo nta n'ubwo abahungu bakwiriye kugura bagomba kugura abakobwa ibintu nk'ibyo bagira Instagram bagira WhatsApp Facebook nk'abasore bagukunze bakeneye kuganiriza bahamagara kuri iyo nimero 078364 uvuga gake 07 078 33 64 ku buryo nk'umusore ushaka gushyira mu mago yawe cyangwa se nawe ubwawe bashobora guhamagara ukabaha nimero zanjye ariko bafite amafaranga bazi no kubikora neza abantu batabizi nyine ntabwo babangeze imbere
wagiye muri wese urakoze cyane Dia ugira nta Instagram nta Facebook nta Ugira Facebook na WhatsApp gusa. yitwa gute Facebook yawe Imfura ya se Jesus. imfura ya se Jesus Amazina y'umwana wanjye. amazina y'umwana wawe ariko watubwiye ku mwana kuki utabana na papa Papa impamvu tutabana naje gusanga nyine ari umuhehesi nyine byabaye ngombwa ko tutabana akunda abakobwa benshi kandi nakubwiye ko sinkunda nyine umuntu ujarajara cyangwa se ukunda abantu benshi umucuruzi afite amafaranga arayafite nta kibazo ariko nyine akunda guca inyuma cyane none yarabishoboye urebye nyine yaragerageza nawe ushaka abagerageza ushaka neza mwishima bikarangira urakoze cyane imana iguha umugisha kandi subscribe like comment ndetse na share kugira ngo bane natwe none ntuzibagirwe kuza kurya inyama yitwa umishino umushino hano bagira inyama yitwa umushino mishino sinzi ko abantu babyumva mu kinyarwanda mutaza kubyumva nabi niko yitwa kuri command ndaza kubibereka niko imeze hanyuma ibintu bigende neza cyane we love you so much people